twagiye Eh, ha ngo bari kumwe n'amashumi asepera hayizitara ajyamo ntagasezera icupa riramanuka ikofi ikananuka kandi ntago yareka ko nk'umutwe utajegera iyo ashiriwe atangira guhamagara homa agatera inshuga madamu mutera shida zipinda ati nanga imbeho mu nda kwiyima kwizigamira si gahunda niba byakunda ntizakasheshe tuzaba dupanga imbeho mu nda yiwe nishira n'inkubutita umubwira ibyo kwizigama igihugu gitita umutungo utandamiye inyota what's up guys, it's your boy DJ Costa Selector Music #1 Daddy Wow Best. Muracyari kuri Cyangwe and Voice TV show aho biri kubera kabisa. So ndi kumwe na musitari wanyu mukunda cyane ariwe Sabene kabisa, akaba ari n'umubyinnyi ukomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, akaba ari n'umwana uri kuzamuka neza cyane kabisa. Sabene umeze neza? fresh kabisa Umeze fresh? meze neza bon Biracamo. ni cyane Sabine wiriwe gute se? shaniriwe neza nyine to Wari? nariye nahaze Wazi. nanasigaje So kabisa nk'abantu bakurikiye timu yacu ba Mr Focus, ari ni Cyangwe Mr Focus, Voice Mr Focus, Sabine, Elise na DJ Costa Mr Focus. So twakuzanye noneho imihanda, akaba ari n'umukobwa wacu Pink. Twakuzanye noneho kabisa ngo utuganirize. Hari video iri kubica bigacika kabisa ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakwiha bagutuka ngo ibiki. Ngira ngo niba utayibuka nayikwibutsa video ahantu ari kuvuga ngo umusore utabasha kugura padi ntiyagakombye kuba yatereta cyangwa se yajya mu rukundo kubera ko atabasha kugura padi. Abajya batera comment ngo se wowe ngarazi kugurira ngo ni so ni biki ngo yarakubyaye ngo iki ngo uzamuha iki. So wowe kubwawe ku giti cyawe uburyo wayivuzemo n'uburyo wasanze bayakiramo wabibonye gute? nyine ngiye ukuntu nabibonye ako babifashe nabi mbere na mbere nyine kuntu nyine bitewe n'ukuntu nabivuze nyine babifashe nabi to kuko ukuntu nabivuze navuze ko ari kumva nyine umuhungu ujya gutereta umukobwa ari kumva umukobwa akaba nyine yamwaka iyo padi nyine nabasha kuyimubonera kandi bakundana kandi ntabwo aba agomba kujya kumuca inyuma nk'uko babivuga ngo kuri ba sugar daddy. Kandi nanone n'abo bakobwa bajyayo erega bagiye bafite impamvu nyine zumvikana, iyo baganirije nyine nabo usanga bafite agahinda kabo, bafite nyine nabo ukuntu biba byarabagendekeye mu buzima. Gusa nyine njyewe nabonye ukuntu babifashe nabi, nta ukuntu nabivuze ariko babifashe nyine. Gusa nyine umuhungu wese nyine naba narakomerekeje cyangwa narababaje sorry kabisa, ntabwo nabivuze nyine mbigambiriye ari ibintu bibi nkwiye ku mutima, njyewe nabivuze just kuba nyine kubivuga nyine nabo bakumviraho, ariko ntabwo nabivuze nyine mbikuye ku mutima ari ibintu bibi. Murumva Sabine ati ntabwo yari agamije ikintu kibi nubwo mwe mwabyakiriye nabi, kuko wenda ikintu twese tuvuga ku mbuga nkoranyambaga hari ubutumwa tuba dushaka gutanga. So rero mubyumve neza, Sabine ntabwo yari agamije ibintu bibi cyane ko wenda yari afite ubutumwa akeneye gutanga. So murumva kuko nyine umusore nawe mukundana n'umukobwa gerageza umwiteho, ntabwo azajya kwaka pade papa we kandi afite shiri bakundana, kandi shiri bakundana nyine nawe nyine hari ukuntu nk'uko nyine babivuze na mbere ngo bakajya kureba ngo abashuga dadi mani ntabwo ari ibyo nyine, ajya kumureba afite impamvu ze runaka. Iyo umwegere mukaganira nyine bumva nyine nawe afite ubuzima bwe butandukanye n'ubwawe, rero kuba yajya aho hantu cyangwa se nahagiye aba ari impamvu ziwe runaka, ntimukabifate nabi pe. Nimba uri umuhungu ukundana n'umukobwa gerageza umumenyere ikintu ashaka, kandi nimba ubwo bushobozi ntabwo ufite bimubwire ko ntabwo yabikwangira, ubwo bushobozi ntabwo ufite kandi agukunda mani. So Sabi, dukunze gutakagiza ababyeyi b'abagore cyane, sibyo? Tukabashimira ngo bakoze ibintu byose, nibo ba mama rwatubyaye, mama rwa Gasabo, mama iki, nyine dore hari n'umunsi w'abagore. So kuri wowe Sabine nk'umwana wenda akiri mutoya, ufite ukuntu wabaye se cyangwa wakuzemo, gira ubutumwa ugenera ababyeyi b'abapapa. Ababyeyi b'abapapa nimba kamubwire ntabwo ababyeyi b'abapapa bahita ubahereza ubutumwa, ko ababyeyi b'abapapa kenshi n'ubundi usanga imbura umukobwa ufite mama na papa wawe, ntabwo wajya kubwira papa wawe ngo ushaka ibyo bintu abakobwa bakenera, mama wawe ahari kuranzwe bimenyesha umubyeyi. Kandi nanone babandi navuze bajya kureba abo bapapa bandi ntabwo baba bagiye kubareba ariko bishimye cyangwa banze kuyaka mama wabo, hari igihe nayo baba bafite nyine ubwo bushobozi batabufite cyangwa se n'abo babyeyi batabafite. Rero niyo mpamvu udahita ubutumwa abantu b'abapapa, kuko ntabwo biba bibareba cyane, ubundi biba bireba abantu b'abagore, mama wawe cyangwa mukuru wawe nyine ushobora kumuganiriza.
urumva ikintu nishatse kuvuga nyine umubyeyi w'umugore niwe twirirwana, niwe uzi ko umwana aba yarakuze, niwe uzi icyo umwana akeneye, ariko nyine ndagira ngo ugenere ubutumwa abapapa, nyine ubutumwa bwiza. Abapapa nibo bajya gushaka amafaranga, sibyo? Kugira ibyo byose tubona nyine tubibone, ibyo dukenera tubibone, nibo bajya gushaka amafaranga, sibyo? Ugasanga rimwe na rimwe ntabwo tubahereza agaciro ababyeyi b'abapapa. Noneho ndagira ngo nk'umwana nyine wenda bitewe n'ukuntu umubwiye cyangwa se wumva nyine ukuntu biba bimeze, abagabo bashaka amafaranga kugira ngo batwite ababyeyi bacu batwiteho. Genera ubutumwa bwiza abapapa, cyangwa se ugire ikintu bavugaho nyine abapapa. aha abapapa ubutumwa bwiza abapapa tubigenera abapapa cyangwa se niba bukunane, sibyo? Gira ikintu uvuga ku mubyeyi umubyeyi w'umumama ufata umwana, sibyo? Yabyaye akagenda akamuta nyine akamusiga nyine. Ibyo birumvikana. Nyine abantu n'abamama bafata abana babo b'abakobwa bakabatana, nyine nabo baba bazi ingaruka. Hari ukuntu umubyeyi w'umumama afata umwana akamujugunya ngo yaramunaniye, ntabwo aba yarakunaniye kubw'impamvu zawe nyine. Hari igihe umwana nibyara igihe agendera mu kigare kararuka ukabona arakunaniye, ariko uba ugomba kwicara ukamuganiriza. Rero ikintu nababwira ababyeyi b'abamama, ntibagafata abana cyane cyane b'abakobwa babajugunye, kuko ntabwo aba ari byiza. N'undi uramujugunya ugasanga agiye kwiyahuza ibiyobyabwenge, ariyahuye, cyangwa se nyine atwaye inda zitateganyijwe nyine. Rero ntabwo ari byiza nyine. Ubundi umwana w'umukobwa uranza ukamwicaza ukamuganiriza, ukumva nyine uko ameze. Hari n'umwana nyine uba ushaka kuguhisha, ariko nyine kubera uri umumama uzi ukuntu uri bumutware, aragerageza nyine akakubwira, nawe iyo uri umuntu mukuru uba urabyumva. Rero ushaka gufata umwana w'umukobwa ukamujugunya biba birengereye pe, bibi, ntabwo ari byiza. Ngira ngo abari kudukurikira kuri Cyangwe and Voice TV show bari kugenda bumva ukuri, cyangwa se n'abadukurikiye kuri Cyangwe Mr Focus na Voice Mr Focus. Sabine ni muntu ki? Sabine ni muntu ki? Sabine umwana w'umukobwa ugira indangagaciro, ukunda kubyina, ukunda kwiga, ushaka nyine kugira ikintu yigezaho. Uwo niwe Sabine nzi. Uwo niwe Sabine. Akunda inshuti ze n'ababyeyi be. So Sabine, nkawe w'umubyinnyi, uba wumva ari iki cyakagombye gukorwa mu Rwanda kugira ngo n'ababyinnyi bahabwe agaciro? Kubera ko hari abantu basuzugura ababyinnyi, bakabona izino mbyino dance moderne bavuga ngo nizo kubyina, akagira ngo ni iz'indaya, bakavuga ngo ni iz'indaya, ngo ni iz'abana b'ibirara. Genera ubutumwa abo bantu babitekereza gutyo. Nyine abantu bavuga ngo ababyinnyi ni ibirara, ni indaya, ni iki, ntabwo bazi agaciro nyine kabyo. Kuko kuki se badafata umuntu, tuvuge umuntu umukanishi, ngo bavuge ngo umukanishi ari mu buraya, ari mu biki, ariko nyine bakabyita umubyinnyi. Nuko nyine baba bavuga ati umukanishi tumuha agaciro, adukorera nyine ibintu dukenera mu buzima, ariko nyine n'umubyinnyi nawe abikora bikunze kandi abishaka. Ko ntabwo uzamubwira ngo reka kubyina, ni ibintu by'ibirara by'indaya, kandi wabona ko nta kosa ari gukora. Kubyina nta cyaha kibibamo, keretse ubikoze ukabikorana nyine agakungu, ukajya no mu bindi bitari ukubyina. Kubyina nta cyaha kibirimo, umuntu ubikora bikunze. Abantu bavuga gutyo rero ntabwo bazi agaciro kabyo. Kuko iyo ubyinnye urishima, kuko uba uri gukora ikintu ukunze mu buzima bwawe, kandi hari n'abantu benshi nyine babyishimira. Kubyina bifite agaciro kanini. So murumva ni ukuri kwa Sabine, tukaba turi kuganira n'umubyinnyi kabisa ubizi neza, atari ibyo ashakisha, ari we Sabine. So Sabine, mu kanya ka relax rero, sibyo? Hari ibintu biri ngiye kukubwira, sibyo? Hari akantu bita ukuri kwanjye, sibyo? Ni igihe nyine nkubaza ikibazo ukambwira uko ucyumva, ukakivugaho nyine ukakivugaho. So hari n'akandi nyine kubera ko twatangiye mu kiganiro gituje, jya kubaza nyine kuba star. Kubera ko njye ku ruhande rwanjye nkunda abaraperi, wowe abaraperi nawe urabakunda? Urabakunda? Ndabafana. Ni nk'uyu muraperi ufana mu Rwanda? Nyine ni Betray na Riderman. Muri bose hari indirimbo zabo uzi? Ndazizi. So umubyinnyi wacu noneho agiye kutubwira, nyine agiye kudukubitira akantu, nyine ugiye kudukubitira agapira kuri buri muhanzi. Turahera kuri Kuri buri muhanzi? Kuri buri muhanzi. Nta kibazo. Turahera kuri Riderman. Dukubitira agapira ka danje. Ndapfera ne. Mani, kamubwire rero kose. Ntabwo nzi kuririmba. Gerageza. Ese ntago ari ngombwa ngo uririmbe nk'uko baririmba. We nyine hari imirongo iba yaragushimishijwe nawe ukaba uyifite mu mutwe ukavuga ati rero kuri Riderman. Twagiye. Nga bari kumwe n'amashumi asepera,
hahise itarajyamo ntagasezera, icupa riramanuka ikofi ikananuka kandi ntago yareka ko umutwe utajegera, iyo ashiriwe atangira guhamagara homa agatera inshuga madamu mpera shida zipinda ati nanga imbeho mu nda kwiyima kwizigamira si gahunda, niba byakunda ntiza akasheshe tuzaba dupanga, imbeho mu nda yiwe nishira n'inkobotita, umubwira ibyo kwizigama igihugu gitita, umutungo utandamiye inyota inyatatse uwo ntiwabara umutungo wabara inyatsi, ngo amafuta yiwe namuraye ku mubiri depanasha nizo yihorera amango kandi ntaribe. voice kuri kamera nawe urumva yapfuye kabisa yasize byatari. So dukubitire noneho ya betray ya dukubitire ya betray buriya betray ndamukunda cyane cyangwa cyose ni mudo. Oya nakatinge ko iri urakatinga urahita uzinga utahe. Tubwire betray ziba zigoranye hakusina nta kuntu wabura amana akantu waba warafashe. Eliza we ibeshye urakatinga ndakwereka gateye umuntu ukunda ku buryo utabuze n'indirimbo yiwe. oya mani eri wambwiye deja betray ndakunda ndahazi se nako ndahazi ariko ntabwo mbibuka. Katinga pozinga egeja tangira gutya kazi wakibutse se ndazikunda cyangwa cyose ni gangster.